duhere kuri iki kibazo nubwo turaza kugera no ku bindi bibazo tugira ngo uyu munsi uze kudufasha. Giteje urusaku hano hanze, kireba uwitwa ngo aba mu idini, kireba uwitwa ngo ni umukristo, n'utari umukristo ubyiyitirira ikintu cyitwa gatanya. Iyo tuvuze ijambo gatanya bamwe barikanga, bamwe umutima urasimbuka bitewe n'amateka n'ibyo banyuzemo. Uyu munsi wa none tuvugana hari ihame risaba abana abashakanye kubana karamata. Iyo barahira kwa pasitoro hari ijambo rigaruka rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niko turahira tumanitse amaboko. Pasitoro, iyi ndahiro iradukurikirana kugera ku rwego mubana n'umuntu niyo yakunagana mu ijosi watekereza ko pasitoro yavuze ngo mwarahiriye imbere ya pasitoro n'imbere y'itorero ko mugomba kuzatandukanywa n'urupfu, hakaba n'uwavuga ati rwose nzahave wenda nyishe nzajye mu ijuru kubera ko nzaba nubahirije icyo narahiriye. None pasitoro, birashoboka cyane ko umuntu yananiranwa na mugenzi we bagatandukana akamureka, cyangwa se dukwiriye kuguma ku cyo twarahiye kugeza umuntu niyo yanakwica basi ariko ukajya mu ijuru? Alfred, ufite ibibazo bikakaye. Kubanje kwiyumvira ufite ibibazo bikakaye, ibibazo byawe ubaza rwose ntibyoroshye. Nari na bagenzi bacu babyibaza sinjye jyenyine. None se wowe ushyize mu gaciro, uyu munsi hari abadamu bafite ibibazo birirwa ku misozi barimo batabaza batakambira Imana ngo ibarengere. Abagabo barabataye bagiye kuzicirwa n'inzara muri ayo mago yabo, baragiye gushaka hirya no hino, banze gushaka ngo Imana itazabica, kandi mu kuri nta n'ibyiringiro by'uko abantu babo bazanagaruka. Uyu mwanya abo bantu ugasanga abanyamadini barabaziritse kwerekana ko nta kundi gushaka, byararangiye. Kandi ni umugore muto aririrwa areba akifuza. Aho mwebwe abapasitoro si mwebwe mwaba mugira uruhare runini cyane mu gutuma abantu bagera ku rwego rwo kwicana biturutse ku nyigisho mwebwe ubwanyu mubigisha no mu nyigisho z'umubano? Mwaba mugaruka no ku nyigisho zibagaragariza igihe byaba byabaye ngombwa ko umwe yabisa mugenzi we kugira ngo amahoro aboneke? Ubundi iki byanditswe bivuga, biravuga ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutanatane mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba gihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Bivuze iki? Uwo mugore umugabo akabimenya akabisobanukirwa. Turagomba gufata uwo mugabo dugume kumuzirika gusa, ejo azarinda muha nifuku, azarinda muha ni pusi, cyangwa arinda muha uburozi. Bakunda bane nabo ngabo neza, yumva bamuri ku mutima ngo kugira ngo adakandagira karamata. Yagiye mu bandi bagore, yagiye mu bandi bagabo, aravuze ati ngakazi singukeneye iwanjye, shoboshe rugende cyangwa njyewe ndaruvamo. Urakora iki? Abagabo bakiri bato barirwa mu makorasi hirya no hino ku misozi batabaza Imana, babyina amakorasi ngo Imana izabarengere. Abagore barabazambiye, barabananiye, byarabaye ibindi ngo nta kundi, ngo baraboshye, ngo nta kundi kuzamo. Abantu benshi barimo baribwira bati si ubwo uyu muntu Imana ntiyamutikura ikamurangiza. Nanjye ndakwereka iki cyanditswe icyo kivuga. Iyo turebye iki byanditswe bibivugaho, tubona urugero Imana yaduhaye. Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya. Iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Turabasuhuje mwese, tubifurije gukomera. Nimugire impagarike n'ubugingo. Imana twizeye tukayiringira nibaho umugisha. Ndi mwene so Ev.Misago, umwigisha w'ijambo ry'Imana, umwigisha ubutumwa bwiza. Nuko aha bamwe kubabigisha nitujye tuzemera uwahawe impano yikoreshe nk'uko yayihawe. Ikibi ni ukwigana, ukigana ibyo utahawe, ukigana ibyo utahamagariwe. Niho havamo kubisiribanga, niho havamo kubitoba, niho havamo kubyangiza. Nk'aba Sawuli babona Samweli atinze bakajya gutamba ngo abantu batabashiraho, nyamara ntibyari ibyabo. Nshuti yanjye,
ibyo ubamo ni ibyawe. Imana igushoboze kumenya neza niba ibyo ubamo ari byo wahamagariwe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, tumaze kubana nawe kenshi kandi agaragara adusobanurira, asobanura byinshi mu bibazo twibaza, ibyo muba mwadutumye n'ubundi yagarutse. Reka tumusaba basuhuze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Nitwa Twagirimana Jean Claude, ndi umuvugabutumwa mu matorero y'ababatisita bigenga, ndi umugabo ushima Yesu kandi nshimira ko muduha umwanya kugira ngo tubashe kuba tuganira ku byanditswe. Murakoze. Pasitoro, urakoze cyane, natwe turagushimiye kandi twishimiye kukwakira n'ubundi kuri izi kamera. Yesu naguha umugisha. Amina. Pasitoro, senga Imana ibane natwe muri iki kiganiro, ituyobore ndetse ifashe n'abumva kugira icyo bakuramo. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikuri yo kwizerwa, turacyahimbaza kubaho kwawe aho duhagurukiye kongera kukuramya tutabihatwa. Dukomeje kubikora kuko biturimo kukuramya, duciye bugufi imbere yawe kugira ngo wongere ushyirwe hejuru kuko ariwo bikwiriye. Ndetse turacyagusezeranya ko tugomba guhora tukuyoboka, bitari uyu munsi gusa, bitari iminsi ibiri, bitari iminsi itatu, ahubwo igihe cyose cyo kubaho kwacu twiyeguriye gukora ugushaka kwawe. Ujye uhora ubidushoboza. Uyu mwanya rero twishimiye ko turi muri iki kiganiro, uyobore intekerezo zacu, ntaba ari twe ahubwo wowe ugushaka kwawe kwiza aba ariko gukomeza kugaragazwa mu kubaho kwacu no mu kubaho ko bari gukurikira ibi biganiro hirya no hino. Bana natwe umwuka wawe wera aba ari uyobora, byose bibeho, byemezo bikomeze, ubishyireho ikimenyetso cyawe. Natwe tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amena. Pasitoro, reka twinjire mu kiganiro. Kenshi tugaruka ku bintu byateje impaka cyangwa biteza impaka benshi batumvikanaho hano muri sosiyete turimo, cyane cyane mu madini n'amatorero, cyane ko tugaruka ku iyobokamana cyane. Disipurine, dogitirine byabaye dogitirine, amahame n'umuco byabaye amahame, biba n'amahame n'umuco koko. Benshi baranenana kubera icyo kintu, abandi baritana abapagani kubera icyo kintu, abandi baranga gushakana kubera icyo kintu. Ntiduhuje disipurine, ntiduhuje umuco. Aba baratandukira, bano baraguye, bano ni abayobe, bano bazarimbuka. Byose nta handi bituruka, ni kuba abantu badahurira ku kigendanye na disipurine, ku kigendanye na dogitrine. Ndagira ngo tugaruke duhere kuri iki kibazo, nubwo turaza kugera no ku bindi bibazo, tugira ngo uyu munsi uze kudufasha. Giteje urusaku hano hanze, kireba uwitwa ngo aba mu idini, kireba uwitwa ngo ni umukristo, n'utari umukristo ubyiyitirira ikintu cyitwa gatanya. Iyo tuvuze ijambo gatanya, bamwe barikanga, bamwe umutima urasimbuka bitewe n'amateka n'ibyo banyuzemo. Uyu munsi wa none tuvugana, hari ihame risaba ababana, abashakanye kubana karamata. Iyo barahira kwa pasitoro, hari ijambo rigaruka rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niko turahira tumanitse amaboko. Pasitoro, iyi ndahiro iradukurikirana kugera ku rwego mubana n'umuntu niyo yakunagana mu ijosi, watekereza ko pasitoro yavuze ngo mwarahiriye imbere ya pasitoro n'imbere y'itorero ko mugomba kuzatandukanywa n'urupfu, hakaba n'uwavuga ati rwose nzahave wenda nyishe, nzajye mu ijuru kubera ko nzaba nubahirije icyo narahiriye. None pasitoro, birashoboka cyane ko umuntu yananiranwa na mugenzi we bagatandukana
akamureka, cyangwa se dukwiriye kuguma ku cyo twarahiye kugeza umuntu niyo yanakwica basi ariko ukajya mu ijuru? Alfred, ufite ibibazo bikakaye. Kubanje kwiyumvira ufite ibibazo bikakaye, ibibazo byawe ubaza rwose ntibyoroshye. Nari na bagenzi bacu babyibaza, si njye jyenyine. None se wowe ushyize mu gaciro, wumva gutandukana ari ikintu umuntu yashyigikira mu buzima? Ko abari barashakanye ubareka bakagenda bagatandukana gusa nta mpamvu igaragara? Ntabwo nabishyigikira. Ngenda nashimangira ko bagomba kubana karamata. Wowe urashimangira ko bagomba kubana karamata rwose. None se Alfred, reka nguhe urugero. Wanavuze ngo hari ibintu ngo bajya basezerana, bakavuga ko bazatandukanywa n'urupfu, bakabirahirira rwose. Iryo sezerano bakorana hari aho urisoma mu byanditswe bya Bibiliya? None si ijambo ry'Imana? Cyangwa turi basezeranya nk'ibintu twumvikanyeho kugira ngo turebe ko twabafasha kubaka neza urugo rwabo rugatera imbere? Mu itangiriro hari amagambo avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, yego, akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba iki? Umuntu umwe. Okay, babe bakiri babiri bakaba umwe. Urakoze cyane. Reka noneho turebe. Iryo si ijambo rivuzwe? Rwose. Noneho reka tugaruke twibaze. Tuzi abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo. Uyu munsi umugabo n'umugore baragiye barumvikanye, turanabasezeranije. Bamaze gusezerana, bakigera mu rugo hahandi mu cyumba cyabo, abantu bose batangiye kwibusanya bigirayo. Hanyuma umugabo akabwira umugore atumva rero, twasezeranye mugore wanjye nkunda, ariko uyu mwanya nta kintu turi bukore. Kubera iki? Iwacu tugira umuhango tujya dukurikiza. Nturebe n'abariya bagore bose b'abakuru banjye baje gushaka iwacu, bose uwo muhango baba bawuzi kandi baba barawukoze. Iyo udakozwe biradukenya. Umugore wese uje kudushakamo aba agomba kujya kwicara ku bibero by'umusaza, yamara kubyicaraho nyine bakoze ibyo bakora, ubwo nawe ukaba ubonye uburenganzira bwo kugira icyo ukora. Iyo ibyo bidakozwe biradukenya. None Alfred, abaye ari wowe uri umugore, kuko wamaze gusezerana karamata n'umugabo wawe, uraza kubanza ujye kwicara kuri ibyo bibero bya sobukwe musambane, kuko ari wo muhango w'iwabo w'umugabo wawe, kugira ngo ukunde uze kubaka urugo? Ese ko umugabo arimo akubwira yuko ibyo bidakozwe atakeneye gupfa, ako karamata uragahagararamo ubikore, cyangwa uragakandagira ukomeza urugendo? We wakora icyo abaye ari wo? None ko hari indahiro baba bandahije, se ntahagarara ku ndahiro bandahije kugira ngo tubane akaramata n'umugabo? Wasambana na sobukwe? None ko ibyanditswe bikubwira ngo ntugasambane, ijambo rikavuga ngo mubabwire birinde ibyanizwe, birinde gusenga ibigirwamana, ikindi birinde ubusambanyi. None uyu mwanya wa none ugiye kubukorana na sobukwe kugira ngo utakandagira akaramata? Pasitoro, uri gushaka kugaragaza ko hari ahantu byemewe. Niba koko hari ahantu byemewe uri buhagaragaze. Yewe nakubajije nanjye, wambajije ikibazo umbwira yuko basezeranya akaramata. Ngendi kugendera ku karamata. Nta kugeza aka kanya n'abandi benshi bibaza iki kibazo turi kumwe bameze nkanjye. Ntabwo bariyumvisha impamvu ishobora kubaho, ishobora gutuma uwo mubana mwashakanye mutandukana atari urupfu. Urakoze, ndacyakomeza, nari ntarasoza. Kabiri, hari n'indi miryango dushakamo, wamara kugera mu rugo mwasezeranya akaramata, umugore akakubwira ati sheri, mbabarira nkubwire ikintu kandi unkundire unyumve. Nanze kubikubwira mbere, ariko buri iwacu tugira agahango.
umuntu wese uje kudushakamo aba agomba kubanza kujya gukora ku ibere rya mawe, kandi ubwo urumva nyine ibikurikira tukabona tugahura. Ndavuga bene iyo miryango igiye ihari ifite ibyo iziza. None Rufredi, ubaye wisanze washatse bene uwo mugore, wakwemera banza kujya kwagaza amabere ya nyoko bukwe no gukorana nawe ibindi kugira ngo utaza gukandagira ka karamata wasezeranye n'umugore? Wabanza ukajya gusambana kugira ngo utaza gukandagira ka karamata wasezeranye n'umugore? We ubwe arakubwira ko bidakozwe, aho kugira ngo bimukenye yakwemera mukavuguruza amasezerano, yakwemera agatesha agaciro urushako mwari mwagiranye. None urabigenza ute? Kandi wamushatse umukunda, ariko nanone inzira ari kukuganishamo urabona ko ari inzira ihabanye n'icyo watekerezaga. Urakora iki? None impamvu yabasa gutandukana yakitabaza imiryango igihe mu miryango bidakemutse. None se yatandukana? Jewe ndi kugana kuri ka karamata mwasezeranye. Aho uri kuganisha wowe urashaka kugaragaza, ubu nicyo dutegereje kumenya niba koko izo mpamvu zemeye. Ndacyagaruka ku kindi, ahari ushobora kuba utarabyumva neza. Mu miryango dushakamo hirya no hino hari igihe habamo kudahuza, kandi ngo nizibana, yego baravuga bamwe ngo ntizibura gukomanya amahembe, ariko hari igihe ushakana n'umuntu umuhuje, ariko byazagera imbere ugasanga bya bintu arasa n'utabirimo neza. Ejo agafata umuhoro akakubwira ati wa mbwakazi we, ugumye kumpagarira imbere ndagutemagura. Wibuke ko mwasezeranye kubana mu bibi no mu byiza. None uraza hari ibibi biruta ibyo? None uraza kumuhagarara imbere, none se ko twasezeranye nyiyicire nyine ko twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza, umuparika imbere. Ese ubwo nakwica bwo urabutiyahuye? Naramuka kwishe urabutiyahuye? Mfasha tujyane, mfasha tujyane. Uyu mwanya wa nonaha ndabona aho hantu ubuguye mu kibazo. Ikindi, hari imiryango imwe n'imwe abantu bajya bashakamo, ujya kureba ukabona umwe muri uwo muryango akora wa muhango abantu bajya bakora witwa gucuragura. Yarangiza akakubwira ati ubu rero ngira agahango kadafite icyo gatwaye, kakandi ko kurara umuntu atimbye inyuma y'amazu y'abantu. None uyu mwanya wa nonaha sinkubwiye ngo tujye tujyana, ariko ujye unshyuhiriza amazi basi umfashe nintaha mbashe kubona amazi nuzurisha imihango yanjye. Wa mugore we, uraza gufatanya n'umugabo wawe kuroga kugira ngo udakandagira ka karamata? Niba umubwiye se umwigisha ntabashe kukumva akakubwira ko atabikoze byamukenya, uraza gufatanya nawe kugira ngo udakandagira karamata? Urabigenza ute? Icyo mvuga ni kimwe, iyo uri hagati y'amategeko abiri, hari rimwe riri bukire, irindi urarikandagira byanze bikunze. Suppose ke umuntu ashobora kuza guhungiraho akubwira ati bagiye kunyica Alfred, kamubwira uti ngahipfurike hariya wihishe, akagenda akipfurika munsi y'urutara. Hirya yo kwipfurikayo abishi be bakahagera, urabizi ko ari kurengana, bakahagera bati runaka agiye, Claude agiye he, mutuzanire. Abaye ari wowe kuvuga hondi kugira ngo utabeshya, baranyica kandi barande. Cya kabiri, kutahagaragaza ukabarimanganya bakagenda, ugakiza ubuzima bwanjye ku mpamvu y'urukundo. Urabubeshye ariko ukiza ubuzima bwanjye. Wowe wumva wakora iki kuri ibyo? Wansubiza. Ikigaragara uri kugendera mu ryahame rivuga ngo iyo bibaye ngombwa n'icyari itegeko kirakandagirwa, ariko hakarokorwa ibindi. Urashaka kugera no ku cyushako unifashishe n'ibyanditswe mu z'ukuri, niba kuko hari aho byaba ngombwa ko abasezeranye kubana karamata
batandukana. Izo ni ingero waduhaga zigendanye n'ibintu umuntu atunguwe nazo atari yiteze, kandi ku muntu basezeranye ko babana akaramata. Duhe n'icyo Bibiliya bivugaho, unabitwereke koko niba hari aho Bibiliya igaragaza ko bibaye ngombwa ko umuntu mwarahiriye kuzabana akaramata mwatandukana. Urakoze cyane. Nk'uko bigaragara turabona neza ko uriya muntu ushobora kurimanganya bariya bakagenda ugakiza ubuzima bwe. Icyo gihe ukaba ukandagiye itegeko ryo kubeshya, ariko ukijije itegeko ry'urukundo. Cyane ko ibyanditswe bivuga ko amategeko yose ahatswe n'itegeko ry'urukundo. Ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aha rero biragaragara neza ko uriya muntu wamukiza ibiba bikaba. Ikindi n'itegeko rero rivuga ngo kukaramata, ngo babana akaramata, ngo babe umubiri umwe, ngo ibiki, ngo ntibagatandukane, ngo ikiboshwe kiraboshwe, ngo mu isi no mu ijuru. Reka tubanze twifashisha aya magambo yanditse muri Matayo ibice 5. Matayo ibice 5 umurongo wa 30. Matayo ibice 5 umurongo wa 31. Haravuga ngo ntukahukane, kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Benshi bajya bumva iri jambo Yesu yavuze bagahita bibwira yuko ubwo Yesu yavuze ko ntawe ukwiriye gusenda. Nyamara ibyanditswe hano ntabwo bitubwira yuko agomba kudasenda gusa, kuko hari ikintu kimwe cyajemo gishobora gutuma umugabo asenda umugore, cyangwa se bikagira ukundi bigenda, cyitwa ubusambanyi. Yatubwiye ngo ariko njyeweho ndababwira yuko, murongo wa 32, umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana. Ubwo urumva ko umuhoye gusambana wamusenda. Ikumvikana? Abamuteye gusambana ngo kandi ucyura uwasenzwe azaba asambanye. Ni ukuvuga iki? Ucyuye wa wundi wasenzwe azira gusambana, wa wundi wasende ukuri kw'icyo yakoze, uwo azaba agize ate? Uzamucyura azaba yasambanye. Icyo bivuze irimo biratwereka neza ko uyu mwanya wa none aha gusenda nabyo bishoboka. Nyamara hirya no hino mu banyamadini hari amadini amwe agenda avuga ko gusenda atari byo. Bivuze ngo abo barerekana yuko aribo bari mu murongo, ariko banagiye kure y'icyo Kristo Yesu yavuze. Ikindi, iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri ibice 24, gutegeka kwa kabiri ibice 24 kuva ku murongo wa 1, haravuga ngo amategeko yo kwahukana. Aha haratwereka neza ko hari itegeko ryavugaga ibijyanye no kwahukana. Ngo umuntu narongora umugeni maze ntamukundwakaze kuko hari igiteye isoni yamubonyeho, amwandikire urwandiko rwo kumusenda arumuhe, amwirukane mu nzu ye. Namara kuva mu nzu ye yemererwa kugenda agacyurwa n'undi. Kandi umugabo wamucyuye namunyungwakaza akamwandikira urwandiko rwo kumusenda akarumuha, akamwirukana mu nzu ye, cyangwa uwo mugabo wamucyuye napfa, umugabo we wa mbere wabanje kumwirukana ntazamucyure amaze kononekara, kuko ibyo byaba ikizira imbere y'Uwiteka. Aha turabona ko mu mizo yo hambere Imana yari yahaye abantu kuba basenda, ariko usenze akandikira uwasenze urwandiko rwo kumusenda. Yarangiza uwo basenze akagenda akarongorwa n'abandi, na wa wundi wamusenze ubwo akaba yashaka undi.
nyuma ari nacyo kibazo bagarutse babwira Yesu arababwira ngo icyatumye Musa ababwira gukora gutyo ngo nuko imitima yanyu yari inangiye. Ariko uyu munsi mumfashe tujyane. Ese imitima yanangiye mu gihe cyabo mu gihe cya Musa gusa, uyu munsi bwo ntinangiye cyangwa ntishobora kunangira? Niba umuntu wasezeranye na mugenzi we bashobora kugeraho umwe akamuca inyuma buri munsi kurinda bigeze aho agenda yujuje abana hirya no hino hanze, ubwo bivuze yuko we umutima utanangiye? None se ubwo uwo mugore nabasha kuba ashatse kuba yakwisanzura akabaho mu ruhande rwe, tuzamureka agenda abaho cyo gusa ntakongera gushaka? Kandi atari we kibazo, uwari ufite ikibazo ari uwasambanaga wamuviriye mu isezerano? Cyangwa umugore niba ari guca inyuma y'umugabo akaba amaze kubyara abana hirya no hino agenda bitirira umugabo, uwo mugore umugabo akabimenya akabisobanukirwa, turagomba gufata uwo mugabo tugume kumuzirika gusa, ejo azarinda amuha n'ifuku, azarinda amuha n'ipusi, cyangwa arinda amuha uburozi ngo akunde abane n'abo ngabo neza, yumva bamuri ku mutima ngo kugira ngo adakandagira akaramata? Ese uwo mugabo naramuka amusenze akarongora undi, turavuga ko azaba akoze icyaha? Mugaruke ku bintu. Pasitoro, ndashima cyane ko iki kiganiro ndi kugikorana n'umupasitoro, aho mwebwe abapasitoro si mwebwe mwaba mugira uruhare runini cyane mu gutuma abantu bagera ku rwego rwo kwicana biturutse ku nyigisho mwebwe ubwanyu mubigisha no mu nyigisho z'umubano. Mwaba mugaruka no ku nyigisho zibagaragariza igihe byaba byabaye ngombwa ko umwe yabisa mugenzi we kugira ngo amahoro aboneke. Ubundi izo nyigisho ni ngombwa ko zigishwa mbere y'uko dusezeranya abantu. Tubanza kubaha umwanya wo kwiga. Uwo mwanya rero iyo biga ibi byose turabibamenyesha. Gusa sinahamya ko abanyamatorero bose ariko bikorwa, ariko babanza kubikora 100% ngo bababwize ukuri ku kintu cyose. Hari abazirika akamubwira ati ubwo nta kundi, abantu bakaba bagera ku ntambwe yo kwicana. Ariko si iki byanditswe bivuga. Iyo dusomye Abakorinto ba mbere ibice 7 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15, hari icyo ibyanditswe bituyoboraho. Reka tubisome ndimo negera umusozo. Haravuga ngo kandi umugore ufite umugabo utizera, urumva wundi urimo utambika ibirenge aragaragara nk'utizera. Umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we kuko agikunze kubana nawe. Kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi ni ukuvuga imbuto ze nziza zishobora gutuma wa mugabo ahinduka. Ni nkacyo bishatse kuvuga. Kandi umugore utizera yezwa ku bwa mwene datu, ni ukuvuga na wa mugore wananiranye hari igihe yazezwa kubw'umugabo we nagumya kumwerera imbuto. Iyo bitameze bityo, urumva kwihangana kwabuze, birenze umurongo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanye. Ariko none dore nabera kuko mwagize kwihangana. N'urugero nacyo gishatse kuvuga 15 rero. Icyakora wa wundi utizera, wa wundi wananiranye, ubwe niba ashaka gutana atane. None se niba gutaye wowe atari nawe nyirabayazana w'icyo kibazo, biragenda bite? Uraza kujya kumwizirikaho ngo nuko mwasezeranye kubana karamata? Ubwe yabyanze yabivuyemo, yagiye mu bandi bagore, yagiye mu bandi bagabo, baravuze ati ngakazi singukeneye iwanjye, shoboshe rugende cyangwa njyewe ndaruvamo. Urakora iki? Naguta mu rugo akagenda agatana,
akakwerura ko atazanagaruka, urabigenza ute? Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo. Urumva noneho wa mwene data w'umugabo cyangwa umugore niba utizera afashe iya mbere kuva mu byimbo, akagusezera ati sinzongera no kureba inyuma, na ya mpeta wamwambitse genda akayifata akayikujugunyira, akabwira ati sinzongera kureba inyuma. Umva iki ibyanditswe bivuga. Biravuga ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Bivuze iki? Bivuze ko rya sezerano basezeranye ryari ribahuje, niba hari umwe urivuyemo akaba atagishaka kurihagararamo, bivuze ko wa wundi usigaye ntaryo akirimo, kuko uwo bakabaye bari banyemo nta birimo, yarivuyemo, yamuviriye mu isezerano. Aha rero nta rubanza afite. Ukurikije icyo ibyanditswe bivuga, bishoboka ko ashobora kongera agashaka. Noneho rero ndi musozo, abantu benshi barimo baribwira bati si ubwo uyu muntu Imana ntiyamutikura ikamurangiza. Nanjye ndakwereka iki cyanditswe icyo kivuga. Iyo turebye iki byanditswe bibivugaho, tubona urugero Imana yaduhaye. Urugero ruri mu byanditswe Yeremiya ibice 3 umurongo w'8. Umva icyo Imana yakoze. Haravuga ngo umurongo wa 6, reka bariho duhera, ngo Uwiteka yongeye kumbwira ku ngoma y'umwami Yosiya ati, mbese wabonye icyo Isiraheli wamusubira nyuma yakoze? Yigiriye mu mpinga y'umusozi wose no munsi y'igiti cyose gitoshye niho yajyaga yibunza. Nuko amaze gukora ibyo byose ndibwira nti azangarukira, ariko ntiyagaruka. Kandi murumuna we w'umuriganya Yuda arabibona. Nuko maze gusenda Isiraheli, amaze kugira ate? Indi umusenda Uwiteka. Ngo nuko maze gusenda Isiraheli wamusubira nyuma no kumuha urwandiko rwo kumusenda muhoye ubusambanyi bwe, murumuna we w'umuriganya Yuda ntiyatinya, nawe aribunza ajya gusambana. Aha turabona ko urugero Imana yatanze, yabwiye Abisiraheli ko izabaha umugisha baryamye bicaye bahagaze bagenda. Imana yari yababwiye ko umwe muri bazirukana 1000 cyo mu babisha. Irababwira ngo abanze babaza batera banyuze mu nzira imwe batatanire mu nzira mwe. Irababwira ngo izabagira umutwe ntizabagira umurizo. Ariko umunsi batambikaga ibirenge batangiye kwinjira mu bigirwamana, batangiye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana ku rwego ruhanitse, Imana yabibonye nk'ubusambanyi kuri yo. Irangije ifata umwanzuro wo gusenda Isiraheli. Ibyo yari yarababwiye nk'umugisha kuri bo bibahindukira ahubwo nk'umuvumo. Batangira kwakira ingaruka z'ibikomeye, ubona ko bibaye nkaho iby'Imana yari yarababwiye nk'imigisha byabaye umuvumo ahubwo. Aha rero icyo byaregaragazaga, byerekanaga kwa gusenda Imana ko yari yabasenze. Irabasenda n'ibyo yari yarasezeranye nabo ibitesha agaciro. Bivuze ngo rero gusenda ntabwo umuntu yarusha Imana gukiranuka ngo ahagarare mu isezerano rya mugenzi we atakiririmo. Bivuze ko niba Imana yarasezeranye n'Abisiraheli ko bagira uko bagenda, bakaba batakigenda uko, isezerano ryayo bararivuyemo nayiva mu ryabo. Umuntu rero ntabwo ari we warusha Imana gukiranuka ngo ahagarare mu isezerano rya mugenzi we kandi we atakiririmo. Ndumva aricyo nakubwira ku bijyanye no gusenga. Pasitoro, twari turi ku kigendanye no gusenda cyangwa se gatanya, divorce hagati y'abantu babiri babana basezeranye kubana akaramata. Ubundi akaramata k'abantu bakumvaga, ahubwo icyo batumvaga n'ubu ntekereza ko bamwe bataracyumva, wenda bitewe n'ukuntu bubatse ibintu, kuko hari n'igihe umuntu uburyo bwiza koko ni akaramata. Twishimira ko ingo zubaka zikagera kure, ariko aho kugira ngo iyo ingo zamaze kunanirana, aho kugira ngo abantu barinde bagera ku ntambwe yo kwicana, batana. None dusoza, mu by'ukuri uyu munsi hari abagabo
batawe n'abagore ndetse abo bagore bamaze kubata bishakira abandi bagabo. Abo bagabo bamwe nanahura nabo ukamubaza uti se bimeze bite kukomeje kubaho mu buzima bwo kwibana mu gihe cyose uwo twasezeranye akiriho sinzashaka. Ese gugira imyumvire ntibishobora no gutuma umuntu ahora yifuriza wa wundi kuba yapfa akabona uko ashaka? Ntabwo cyaba ari ikibazo kigendanye kinatuma umuntu yahinduka umwicanyi wo mu mutima kuko azi neza ko ikizamutandukanya na mugenzi we ari urupfu, akajya avuga uti ngize amahirwe yapfa? uko niko kuri, aribwira ngo ari mu rugendo ariko n'ubundi nawe nta rurimo. ubwo se azabona ubugingo mu gihe cyose ahora n'icyifuzo cy'uko mugenzi we yapfa kugira ngo ijambo rivuga ngo uwanga mwene se n'umwicanyi, bivuze ngo niba akimutekereza muri ubwo buryo n'ubundi nta rugendo arimo. Ko numva baba bari gukora ibyaha biruta kuba yari gushaka cyangwa agakora gatanya. Aha ikibazo bafite n'ubutamenya kubera ko yasobanukiwe icyo ibyanditswe bivuga, yamenya igikwiriye gukora. Ariko kutabisobanukirwa n'abakabimusobanuriye bakagenda bamwereka ibintu bimwe bimwe gusa ntibamwereke ibintu muri rusange, aho niho benshi bagwa. None gira inama abagore ndetse n'abagabo. Reka mpere ku bagore. Abagore batawe n'abagabo, abagabo bababwira ko batabashaka. Uyu munsi tuvugana abo bagabo babo bifitiye izindi ngo bari kubyara bakororoka, naho umugore we yagumye kuke, umubiri uramubabaza kuko twese twambaye umubiri, agashinyiriza agapfiriye akavuga uti nta kundi nabigenza, Imana nibona ko nkwiriye kongera gushaka izamucyura apfe. Gira inama abo bagore bameze batyo, ugira inama n'abagabo bameze batyo bakomeje kugira imitima y'ubwicanyi ngo bakunde babone uko bashaka. Mugore mugabo ufite ikibazo cy'umuntu mwatandukanye bidaturutse kuri wowe, bikaba byaraturutse kuri we, ndetse ikiri hejuru y'ibindi kikaba ari uko yakuviriye mu isezerano akajya gukorana imibonano cyangwa ubusambanyi n'abandi. Uyu mwanya wa none aha ndakubwira nivuye inyuma nkubwira ngo nta rubanza ufite rw'uko wafata iya mbere, ubonye uwo mushakana genda ushake. Uyu mwanya nta kosa ufite igihe atari we wamuviriye mu isezerano. Icyo gihe uwo mugenzi wawe wagiye kwishakira ahandi akakuvira mu isezerano yakubayeho nk'uwapfuye, n'ubundi ntabwo ari muzima. Kuko impfu zivugwa mu buryo butandukanye. Abantu benshi bazi ko urupfu ari urwo kujya mu kaburi gusa, ariko si byo, hari n'abapfa bariho. Imana yigeze ibwira Ezekiyeli iramubwira ngo mu kibaya cyari kirimo amagufwa menshi yanumye. Ezekiyeli ngo ageze yatangiye kureba mu iyerekwa abona amagufwa atendejemo yarumye yaranatandukanye. Hirya y'ibyo Imana iramubwira ngo nayahanurire. Atangira guhanurira amagufwa yumye, araterana, imitsi yazaho ibiki. Imana iramubwira ngo ariya magufwa ubona n'ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Baravuga ngo amagufwa yacu yarumye, ibyiringiro byacu byaraheze, ngo ariko genda ubabwire ngo ngiye kubakura mu bituro byanyu, nongere mbatere n'inyama, mbatere n'imitsi mwa bwoko bwanjye. Hirya y'ibyo rero icyo tubona, ntabwo urupfu ari ugupfa ujya mu kaburi gusa, ahubwo urupfu hari n'abapfa bariho. Imana yigeze ibaza Musa iramubaza iti Abisiraheli bari hehe? Musa aravuga ati ariko Mana, abahungu n'abakobwa bateraniye imbere yawe ukarusha umbaza ngo Abisiraheli bari he? Nyamara burya Imana iyo yarorebaga mu bwenge mu bugingo yabonaga ari nk'intumbi. Hagati aha rero turabona nanone mu gitabo cy'ibyahishuwe itorero ribwirwa ngo wibwira kuriho ngo nyamara uri intumbi. None se ko uwo wibwira ko ariho ni gute kandi yaba ari intumbi? Bivuze ko kuba intumbi ni ukuba atakiri mu byizero, kuba atakiri mwizera cyangwa se atakiri mu murongo nk'uwo mwagombye kuba mubanyemo muri rusange. Kubw'ibyo rero bene uwo ntabwo abohwa n'itegeko kuvuga ngo ntabwo yatana ngo yongere gushaka. Uwo yashaka rwose, nubikora wowe ukabikora
icyo cyaha ntikikugera, aba ari njye kijyaho niba koko ari icyaha, kuko ninjye nkubwiye, genda ushake kandi ugire urugo rwiza. Bifurije amahoro y'Imana aganze mu buzima bwawe. Reka ngire nti umuntu wakizirika kuri mugenzi we kandi abona ko harimo danger na risike yo kuba yapfa kandi akaba yari afite uburyo bwo kumuhunga kare. Tuvuge ko apfuye amaraso ye yayabazwa, ariwe waba wizize. Amaraso ye apfuye, umuntu yiziritse ku muntu kandi aramunaniza, anamwereka ko zanamwica, ndetse akanayimubwira ati ngewe nukomeza gutindana nanjye ahubwo nzakwica. Akomeza kumwizirikaho kugera ku rwego koko yazanamwica. Uyu muntu aramutse apfuye amaraso ye si we yabazwa. Ibyanditswe byatubwiye ngo niba agikunze kubana nawe, hari igihe uwo mugenzi we ashobora kwezwa kubwe, agumye kumwerera imbuto. Ariko niba abona nta guhinduka, akaba yaragerageje ibintu byose bikanga, akabona nta mpinduka, ahubwo hafi ari urupfu, icyo gihe ashobora no gutana kandi nta rubanza yaba afite ku bw'ibyo. Urakoze cyane Pasiteri. Ibi biganiro, iyi ngingo irakomeye, ni topic iremereye, haba mu bihugu bya Afurika ndetse no hanze mu bihugu by'Uburayi, Amerika n'ahandi. Ni ingingo ikomeye, ingingo yose igaruka ku muryango ibiremereye. Reka ngire nti bakunzi bacu, tuzakomeza n'ubundi tugenda tubigarukaho biturutse mu bitekerezo na komenti zanyu ndetse n'ibyifuzo byanyu, tuzagenda tubigarukaho. Dushimiye Pasiteri ubanye natwe muri iki kiganiro mu kudufasha kumenya ikigendanye na divorce cyangwa gatanya ku bananiranywe, icyo Bibiliya bivugaho, ndetse n'icyo abantu bashingiraho rimwe na rimwe banga kubikora. Reka tumusabe rero atange nimero ye kugira ngo mu gikari wakifuza kumusobanuza ibirenze ibi ngibi abe yamusobanuza. Ni karibu Pasitoro. Murakoze. 078 3 6 7 3 Urakoze cyane. Bakunzi bacu turabashimiye. Njye nitwa Misago Alfred. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom. Turabakunda cyane.